ariko koko mwabagabo mwe bagabo bene data nshuti z'umusaraba abantu bo muri EAR Diocese ya Shira mwakongera mugatekereza neza mukareba ibintu muri gukora mukareba ibintu muri gushira mu bakristo mukareba ibintu muri kwanduza itorero ryacu mukareba ibi bintu ko atari byiza ibi bintu ko navutse ngewe ntabwo navukiye mu rugo rw'abatambyi cyangwa se ngo mbe ndi umutambyi ariko ibyabo mbizi neza njya mbibona murabizi akenshi na kenshi ibi bintu ntabwo ari byiza nta n'uwo byigeze bihira umuntu wese washatse kurwanya umuntu wasizwe amavuta akamurwanya ngewe nagize ngo ni n'ibindi bintu bikaze ariko nibwo naje kureba ubundi navugaga ntaze n'ibyari byo none ubu nabimenye nsanga ari ibintu biri aho ngaho bidafite aho bihurira n'umurimo w'Imana bidafite aho bihurira bishobora kuba biri mu kuri biriya bintu ariko biriya ntabwo ari byo byagatumye itorero ryandagara bene kariya kagiti twatakaza na miliyoni 20 nangwa miliyoni 40 nangwa miliyoni 100 aho kugira ngo itorero ry'abangirikani ryandagare kubera biriya bintu oya namwe reka mbabwire umuntu ngo yacuruje ngo amagi ngo mu bigo ngo yafashe isoko ryo gucuruza amagi ngo mu bigo isoko ryo gucuruza amagi mwabagabo mwe aho kugira ngo afate amafaranga yo muri kese cyangwa se y'inkunga badutera ayarye iryo soko ntiyafata n'amasoko 10 koko nge nagize ngo buriya na amafaranga yafashe ayafata muri kese cyangwa se muri konte aragenda arayakoresha batayamuhaye koko isoko ry'amagi ritume abangirikani twandagara hari n'ikindi numvise ngo yagaburiye inka ngo ubwatsi ngo ubwo bateye ngo ku butaka mwabagabo mwe ubwatsi bateye ku butaka ubutaka ko navutse nkasanga abapasiteri bahinga ubutaka bw'itorero nkavuga nkasanga barimo nabo babagenera ahantu hanini ndetse ho guhinga n'ubu ko ariko bimeze ko bitigeze bihinduka niba ubutaka yarabuhinzeho ubwatsi bwo gutunga inka simwe mwatubwira ngo tuzimuhe ubundi mwaratubwira ngo tuzimuhe wazimaze iki mwatubwira ngo tuzimuhe ngo zizarye iki kuko muzi ko bagenda babahinda guturanya babatuma ko ari abakozi b'Imana ko batagomba kuguma ahantu hamwe ko mbizi mwagira ngo musenyeri atunga inka zitarya none se ubwo bwatsi bwari kuzakura mukabugurisha mugahemba abakozi byari kuzagenda gute ese ubundi amafaranga yanyereje nayo mwari guhemba abakozi ba diocese cyangwa hari wenda mwabagabo mwe nubwo ngewe narinzi ko ari ibintu yanyereje wenda akaba yaribye nk'amafaranga wenda bari batuye akayayora mutabizi ariko narebye ibintu numvise umva niba atari ibyo niba koko ari byo ari ibintu by'ubwatsi ngo n'amagi ngo no kugemura imicanga nkuko nabyumvise umva uriya mugabo mushatse mwamufunguza hakiri kare dore sindya iwanyu ntabwo mungaburira ninjye ubagaburira mwabibyemera mutabyemera ntimungaburira ninjye ubagaburira cyangwa se wenda namwe mushobora kuba mungaburira mu bundi buryo bwo ntazi ariko nanjye mbagaburira mu buryo mutazi ngewe nabasabaga ngo nk'abantu b'Imana nk'abantu mwariye ku gaburo ryera nk'abantu Yesu yavuze ngo mugirirane imbabazi niba koko hari kosa yakoze koko niba rihari atari biriya bindi nabonye by'imicanga ngo yaguze imodoka ngo ariko mwoka byaramo ngo yaguze imodoka namwe mwumvera abakurikiye ikintu nakizwe ngo musenyeri wacu ngo yaguze imodoka ngo aguze imodoka bikazajya ngo ipakira ubwatsi ngo igapakira n'imicanga ngo yo kubaka amazu ngo bakamwishura none se mwigeze bumwishura amafaranga arutandi mwigeze bumwishura amafaranga arenze ayo mwakagombye kumwishura basi ngo tuvuye tuti yarabahubikiranyije abafatanya nuko ari mukuru arabafatiranya arababwira ati munyishure menshi aho namwe mwarabikoze mwaba mwarabaye ahubwo abafatanya cyaha babafunga none se kuri konti ya diocese niwe wemerewe gusinya wenyine akagenda akabikuza nta wundi muntu usinyeho abo bantu basinyeho koko
ntabwo bahari bamusinyiye kugira ngo akore ibyo bintu byose. Ese yaba yarabikoze bwo niba koko ari byo muri kumurega koko? Abati mwabagambo mwe, nta muntu kuri iyi si w'intungane. Ariko nanone hari ibintu tureba, izi miliyoni muri kumuregera zingana iki zatumye diyoseze yacu itagaciro kuri iki kigero, gutesha agaciro itorero kuri uru rwego, kugeza aho abantu batwota, kugeza aho ndi kugera mu bantu navuga ngo ndi umwangirikani, abantu bose bagatangira kumvugiriza induru. Itorero mwaryangirije gutya mukurikije amafaranga angana iki yibye amafaranga angana iki? Erega ngenda byita kwiba, kuko kunyereza ushobora no kuyanyereza ku meza cyangwa ukayanyereza mu mufuka, naho ibyo simbizi. Twebwe mu bijyanye n'itorero nta kunyereza kubaho, ni ukwiba. Niba ayo mafaranga yarayibye, abantu bamufashije kuyiba barapfuye, ntabwo bahari. Ese abantu bamufashije gusinyira ayo mafaranga ntabwo ari mwebwe mw'abapasiteri mwe musigaye muri diyoseze muri kumushinja ngo nabambwe? Uriya muntu muri kumugora iki? Niba ari hariya amagi muri kumuhora, amagi, ubwatsi n'umucanga nibyo bimukozeho, my friend. Ni ikibazo giteye inkeke kabisa, ni ikibazo numva muri uyu munsi ngewe nawe ubwo sinzi ukuntu ndi kubyumva. Mukanya nahoze ndi kuganira n'abashuti banjye kuri WhatsApp, bamwe bahariya i Musanze n'ahari i Kigali, turaganira barambwira bati musenyeri wanyu baramufunze azira kunyereza umutungo. Ndababazana, ariko si mwebwe nta makuru mwamufite? Ndi kubashakamo amakuru ngo numve. Bati musenyeri yatubereye igisambo. Yababereye igisambo gute se inshuti zanjye? Bati yafashe isoko ry'umucanga ngo hari inzu, iriya nzu bari kubaka hariya kuri katedrali, ngo isoko ry'umucanga ngo ararifata. Ubu se niba yarafashe isoko ry'umucanga, mwabagabo mwe, isoko ry'umucanga akarifata, namwe ko muzafata ayandi masoko ngo umugore we ngo afata ngo isoko ngo ry'amagi? Erega maye umva da, isoko ry'amagi umuntu tumuhinka uko aje muri paruwasi, tumuhinka uko aje muri paruwasi iyindi bamuhinka, izo nka zose bamuha murabizi, kandi ntabwo bazimuha kubera iki? Kubera kumuha ruswa, ahubwo ni ukubera kumwishimira nk'umuyobozi ubayoboye neza, bakamuhinka. Nawe unyumvire, none umuntu twahaye inka twamwima ubwatsi, umuntu twahaye inka twamwima isoko ry'umucanga kweri? Ziriya nka zose bamuhaye zigeze aho ziramunanira, aziha n'abapasiteri, agenda aziha abapasiteri kuko yabonye ubwatsi buhari ari bukeya. Mwabagabo koko mu by'ukuri dushiriza mu gaciro izo miliyoni zo kugira ngo zanduze izina ryacu zingana iki? Murabizi kubaka izina ntabwo ari ibintu byoroshe, kugira ngo wubake izina rimere neza ntabwo byoroshe. Ibaze noneho kugira ngo batangire bavuge ngo abapasiteri bo mu bangirikani, abayobozi bo mu bangirikani, mwe kuzajya mubashira amakenga, mubabone mukikire, nimujya mubabona bari mu bitaramo cyangwa baje mu masengesho yanyu, mujye mukikira, kubera ko umukuru wabo ubayoboye, ubatoza cyangwa se ubahagarariye yibye amafaranga, yibye ubwatsi, yibye umucanga, yibye amagi. Mana yanje koko, ibintu by'amagi, ubwatsi n'umucanga, ibyo ngibyo nivyo byatumye mufata umuntu mumujana mu buyobozi. Jewe nagize ngo ni nibindi ibyo bintu, niba ari byo koko sinzi, niba ari byo ntabwo nzi, niba ari byo koko, ariko biramutse ari byo abantu bamujanye mu buyobozi, ntabwo njye iwanyu, si nshobora no kutazarya iwanyu. Njye iwanjye Imana yangiriye neza, nkorera iwanjye Imana yangiriye neza, nubwo mwakoresha izindi nzira zose zo kungirira nabi kugira ngo nkunde mbabare, ariko namwe nzi neza ko muzansanga aho muzambabariza. Nimwiha ibintu byo kugira ngo uriya mugabo mukomeze mu mubabaze, mumuhora amagi, mumuhora ubwatsi.
reka tureke uriya mugabo, ntabwo ndi kumuvuganira, reka tuze kwitorera. Umukristo uzumva ngo Musenyeri yafunzwe kubera isoko ry'amagi, amagi, kubwira abana ngo murye neza amagi, leta iri gushishikariza abantu kurya indyo yuzuye. Muri iyo ndyo yuzuye njya numva bano badamu bakingira abana bacu bari kutubwira ngo tubahe, ejo bundi najyanye y'akana barambwira ngo tujye tugahangwa amagi, ngo nibura ngo amagi ngo nibarangahe, ngo amagi ngo niyo ryaba rimwe ku munsi ngo nta kibazo. None niba harabonetse uburyo bwo kugira ngo amagi aboneke, ese igi mwariguraga 500 kandi wenda rigura 250, hari ubwo bigeze bari bagurisha 500 kugira ngo aho ngaho dufatireho ikintu cyitwa ubujura. Byaguze 500 kandi igi nzi ko rigura 250. Ese igi hari naho rigura 300. Ese igi yabagurishaga yari amagi ya diyoseze, noneho agahindukira akayabagurisha. Ibyo bintu ndabyibaza. Imodoka zitwara umucanga, imodoka zitwara ubwatsi, ubu se koko iyo umuntu afite igikorwa ntabwo ashobora gutira ikintu mu itorero akagikoresha mu gikorwa mukakimutiza reka. Ese ko muba mubatije amasare, mukabatije insengero bagakoreramo ibitaramo n'iki, kuki mutamutiza imodoka ngo itware ubwatsi y'inka? Kuki mutamuti? Ariko no kuri kw'Imana. Erega mushatse kuvuga noneho ngo aya matunda dutera ku nsengero, bino biti by'amavoka by'iki, nta mupasiteri ugomba kubitungaho urutoki. Niba bihari ubwo bigomba gucibwa n'abari hasi ya pasiteri kugira ngo bari bo babyirira cyangwa se babigurishe, hanyuma se hanyuma bigende bite? Ariko ubundi ko ari ubwende bwanyu, mwebwe ntabwo muzaho biri gupfira. Ahantu biri gupfira ni muhazi. Ubundi nari ndimo nshakishiriza mu bindi byinshi, nkatekereza utuntu twinshi, ariko niba koko ibi bintu by'inshuti zanjye zambwiye ari byo, Paulo niwe wabwiye abantu ati ni Paulo ni Timotheo ninde abwira abantu ati mwirinde mwese ahe kugira umuntu urakara muri mwebwe, ati kandi nihagira urakara izuba ntirikarenge akirakaye. Niba wararakaye kubera amagi, isoko ry'amagi ngo kubera ko utaribonye, ukabona ko Imana itabihindura buryo soko ry'amagi uribone, ukananirwa kwizera Imana kubera isoko ry'amagi gusa, mukadutukishiriza itorero, mugatukisha itorero kuri uru rwego. Mwe abagabo mwe, yewe ntabwo nibwo yaba data nubwo yaba mama, ntabwo namubwira ncecetse ngo nitonde, kuko kwitonda ze nitonde ngo bigende bite. Mwebwe mwatwigishije kuvuga iki turimo tukakivuga mu gihe gikwiriye. Igihe kirageze rero ngo tubabwire ngo uriya mugabo mwafungishije, bakamuzirika amaboko bakazirikamwe amapingu. Musenge Imana ibyo mwakoze bitazabagaruka. Dore ngiye mvugira ahagaragara, ndi hano kuri YouTube, mwese sindi kuvuga ibintu byinshi. Musenge Imana ibyo mwakoze bitazabagaruka, kuko niba abanyamerika baratutse Imana ngo ntibaho, namwe mushobora kuba mutekereza ko ibyo Bibiliya yavuze bitabaho. Kuramburira ukuboko kw'Imana yasize amavuta, mumuhora amagi, mumuhora ubwatsi, mumuhora umucanga, niba koko ari byo bintu mwamuhoye. Umva, mushaka no kwandika muri comment ubyihorere, ariko reka nkubwire, umenye uko ufitanye ikibazo n'Imana. Ibintu mwari kuba mwarabikemuye neza, mukabishira mu mwiherero wanyu ntitubimenye, murirukanka mujya kubishira hanze, murangije mufungisha umuntu. Kuko mwabagabo mwe, niba kuko muri abantu b'abagabo da, ariko muri abagabo n'ubundi se hari cyababuza kuba abagabo? Muri abagabo. Ariko rero ubugabo nyabwo bugaragara iyo uri kwiyunga n'abandi. Uriya mugabo mwari mukuriye kumwegera mukiyunga, ariko ngiye icyo nshaka nuko musubiza itorero agaciro karyo. Niba muzabishobora simbizi, kuko bimaze kugera kure.
mugasubiza itorero agaciro karyo. Itorero ryacu nta rwaserera rigira, itorero ryacu nta, hari abantu barijemo vuba rero batazi uko rikora, baje ejo bundi cyangwa se baje vuba batazi uko biba bimeze. Itorero ryacu ni abantu bihangana, bitonda, iyo bagiye kuvuga ikintu barabanza bagashishoza. Dore nibi ngibi ndi kubabwira nabanje gushishoza, mara ndangije kwemera ingaruka zizanzaho, dore ndabivuze nkimara kumva ingaruka zizanzaho, ubu nicyo gitumye mbivuga. Ndababwiye ngo uriya mugabo mw'abantu mwe, niba ari ibyo ngibyo mwamuhoye, kandi nzi ko mwese amaparuwase muriho mwese hariho ibintu murya mumira, kandi ni akantu gatoya. Uwibye 5 n'uwibye 10 n'uwibye miliyoni bose bazaja mu muriro, niko mwatwigishije. Uwibye amafaranga 2 n'uwibye 3 n'uwibye miliyoni 100 bazajya mu muriro utazima, abo ni abajura. Niyo mpamvu niba hari umuntu uri guca amatunda yo kuri paruwasi cyangwa se akaba ari guhinga imirimo yo kuri paruwasi, ubwo nawe ni umujura. Tugiye gutanga amaraporo ku bantu batandukanye, abo bantu bose babafunge, maze turebe babafunge mwese abari guhinga imirimo y'amaparuwasi cyangwa y'amakanisa, babafunge hatagira n'umusigara, niba koko ari byo mwamufungiye. Hanyuma ikindi gikomeye cyane, umuntu uhenga dufite abashitsi akatugurisha ibirayi byo gutekera abashitsi, cyangwa se akaba afite butike tukajya gufatamo ibyo kurya, uwo nawe ni umujura, bamufate. Buriya nicyo mwashatse gusobanura. Niba koko biriya bintu ari byo bamufungiye, mwarahemutse, ntabwo ndaca ku ruhande, mwarakosheje. Niba koko ari byo bamufungiye, ikosa dore aho riri ngaha, nuko mwatumye intama zihahamuka. Cyo ni icyambere. Mwaciye intama migikuba, murazihahamura, muzitesha kurya. Ubu intama ntabwo ziri kurya neza, intama turi kugenda tuganira ntabwo ziri kurya neza. Umva, reka ndekeraho, ndi kumva ububabare mfite, ntabwo sinzi ukuntu biri bugenda.